Haleluya. Nitwa Ndagijimana Evariste, ndi umubwirizabutumwa uyoboye umudugudu cyangwa itorero rya Kirinja, ndi umuririmbyi muri korali ya Paruwasi. Uyu mwanya tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana, ijambo riboneka mu rwandiko Pawulo yandikiye Abagalatiya, igice cya mbere, duhereye ku murongo waho wa 6 tukaza kugeza ku murongo waho wa 10. Reka tuhasome twumve iryo jambo ry'Imana uko ritubwira. Haranditse ngo, ndatangazwa nuko mwimuye vuba mutyo mukareka uwabahamagariye guhabwa ubuntu bwa Kristo, mukarya ku bundi butumwa. Nyamara si ubundi ahubwo ni ikindi. Hariho abantu babahagarika imitima bagashaka kugoreka ubutumwa bwiza bwa Kristo. Ariko nihagira ubabwiriza ubutumwa butari ubwo twababwirije, ari twe cyangwa ndetse marayika uvuye mu ijuru avumwe, nk'uko twabanje kubivuga, nanone nongeye kubivuga nti, niba umuntu ababwira ubutumwa budahura n'ubwo mwemeye mbere avumwe. Mbese noneho ni ishimwe ry'abantu ushaka cyangwa ni iry'Imana? Cyangwa se ni abantu ushaka kunezeza? Iyaba nkinezeza abantu, simba ndimbata ya Kristo. Amen. Reka dusenge kubwira ijambo tumaze gusoma. Uwiteka Mana ihoraho, Mana ndagushimiye, ngushimira kuko ari wowe ushimye ko iri jambo ritambuka kugira ngo abazaryumva, Mwami Imana, rizashobore kugira icyo rikora mu mitima yabo. Nuko nyaguhora ku ngoma, ugomye ubane natwe, izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Amen. Iri jambo tumaze gusoma rifite intego itubwira ngo abakristo ntitugomba kwimura umwami wacu Yesu Kristo. Uru rwandiko Pawulo yandikiye Abagalatiya ryari itorero ryamenye Kristo, ariko mu kumenya Kristo uko ibihe byagendaga bisimburana, haje kubaho ibihe bidasanzwe bituma baza kwimura ijambo ry'Imana ryari ryaramaze kugera muri bo. Nuko baranamuka mu mitima yabo. Umurongo wa 6 twahereyeho watubwiye ngo, ndatangazwa nuko mwimuye vuba mutyo mukareka uwabahamagariye guhabwa ubuntu bwa Kristo, mukarya ku bundi butumwa. Bigaragara ngo iri torero ry'Abagalatiya ryari ryaramaze kumenya Kristo, ariko igihe kigeze habaho icyo twakwita nk'ibibazo bituma bimura ijambo ryamaze guterwa muri bo, cyangwa ijambo bamaze kumenya rikaba ryarageze mu mitima yabo, igihe kigeze ribavamo bararyimura. Bituma rero Pawulo abandikira uru rwandiko rw'Abagalatiya, nuko arababwira ati, ndatangazwa nuko mwimuye vuba mutyo mukareka uwabahamagariye guhabwa ubuntu bwa Kristo, mukarya ku bundi butumwa. Iri jambo natwe abakristo muri iyi minsi birasaba ko tumenya ko twamaze guhabwa ijambo rikomeye. Ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo bukaba bwarageze muri twe. Bidusaba ngo natwe ntabwo tugomba kwimura ijambo ryatewe muri twe. Niba uri umukristo unyumva muri uyu mwanya, reka iri jambo rigire umumaro
mu mutima wawe, rigire umumaro mu mitima ya benshi, kuko niba twaramaze kumenya Kristo akaba ari muri twe, dukwiriye no gusenga Imana kugira ngo ubutumwa twumvise bugume mu mitima yacu. Uwiteka atugirire neza. Muri uru rwandiko Pawulo yandikiye Abagalatiya arakomeza ku murongo wa 7 ngo nyamara si ubundi ahubwo ni ikindi, hariho abantu babahagarika imitima bagashaka kugoreka ubutumwa bwiza bwa Kristo. Bigaragara ngo aba Bagalatiya bimuye ijambo ryamaze guterwa muri bo. Bigaragara ngo uyu mukozi w'Imana Pawulo abandikira uru rwandiko nuko yari azi ko hari ibyo bamenye, yari azi ko bamenye ijambo ry'Imana, yari azi ko Kristo ari muri bo. Nyamara igihe kigeze nuko ubutumwa bwiza bwageze muri bo, nuko barabwimura, bituma Pawulo atangazwa nuko bari baramenye Kristo, nyamara igihe cyagera bakamwimura. Birababaje, no muri iyi minsi turimo hari abakristo benshi bamaze kumenya Kristo akaba ari muri bo, nyamara uyu munsi bakaba baramwimuye bitewe n'ibibazo runaka, bitewe n'ibibazo bitandukanye. Bakristo, nshuti z'umusaraba, ndabasaba kugira ngo niba ijambo ry'Imana ryarageze muri mwe, ijambo ry'Imana rikaba ryarageze muri twe, biradusaba ko dusenga Imana ikaduha imbaraga kugira ngo tutimura ubutumwa bwageze muri twe cyangwa ijambo ry'Imana ryateye muri twe. Uwiteka atugirire neza. Ndagira ngo rero aya magambo uyumve, wumve ko icyo Imana idushakaho tutagomba kwimura ijambo ry'Imana ryamaze kugera muri twe, kuko hari benshi muri iyi minsi y'imperuka, muri ibi bihe turimo bidasanzwe, bamaze kwimura ijambo ry'Imana ryageze murimo, bamaze kwimura umwami wacu Yesu Kristo. Ubutumwa bwiza bwageze muri bo, bakaba barabwimuye, bakaba baraburetse. Uyu munsi bakaba batakiri abakristo Imana yishimira. Uwiteka atugirire neza. Ndizera ko aya magambo arasobanutse. Bisaba ngo iyi minsi turimo ntabwo tugomba kumvira abazana amagambo adahuye n'ijambo ry'Imana twamaze kumva, kuko muri iyi minsi abo bigisha bararwiriye hirya no hino mu matorero atandukanye. Abo bigisha bararwiriye, bazana inyigisho zidahuye n'ibyo twumvise, kandi iyi minsi hariho benshi bamaze kwimura iryo jambo ryatewe muri bo. Nuko uyu munsi bakaba batakiri abakristo, bakaba baramaze gusubira inyuma. Abo bigisha badahuye n'ijambo twumvise, hari benshi bamaze kubumvira, kandi Pawulo we yatangajwe nuko bimuye ijambo ryamaze guterwa muri bo. Nanjye ndabasaba muri uyu mwanya kugira ngo ijambo ry'Imana ryamaze guterwa muri twe dusenge Imana nk'uko namaze kubivuga, natwe tutaza kuryimura. Turihuta rero dusome n'ubundi aho mu rwandiko Pawulo yandikiye Abagalatiya. Turasoma igice cyaho cya 3 duhereye ku murongo wa 3 tukageza ku murongo waho wa 4. Turahera ku murongo wa 3 w'icyo gice cya 3 cyo mu rwandiko Pawulo yandikiye Abagalatiya, duhereye ku murongo wa 3 tukageza ku murongo wa 4. Handitse aya magambo atubwira ngo muri abapfapfa mutyo mwatangiye iby'umwuka, none muherukije iby'umubiri. Ya mibabaro myinshi mwayibabarijwe ubusa, niba yari iy'ubusa koko. Pawulo muri uru rwandiko yandikiye Abagalatiya muri iki gice cya 3 nk'uko tumaze kuhasoma, nuko arababwira kuri uyu murongo wa 3 ngo muri abapfapfa mutyo. Nuko arakomeza ngo mwatangiye iby'umwuka, none mubiherukije iby'umubiri. Bisaba ngo abakristo muri iyi minsi ntabwo bazi imvune bavunitse kugira ngo
bashobore kumenya ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo n'indi mirimo yose igenda ikorwa muri uyu murimo twahamagariye gukora, iyo mibabaro yose bakaba barayiruhiye ubusa, uyu munsi bakaba baramaze kwimura umwami wacu Yesu Kristo. Abo rero Pawulo yabagereranyije n'abapfapfa, ngo muri abapfapfa mutyo, ngo mwatangiye iby'umwuka none mubiherukije iby'umubiri. Bigaragara ngo hari abantu muri iyi minsi bamaze kwimura umwami wacu Yesu Kristo, bagereranwa n'abapfapfa muri iyi minsi turimo. Ndagusaba rero wowe wumva iri jambo, kugira ngo nawe wigenzure, wisuzume muri iyi minsi turimo, urebe ko utimuye umwami wacu Yesu Kristo. Nusanga waramwimuye, biragusaba ngo ugarukire aho ugeze, kugira ngo ejo hazaza utazabona ingaruka. Kuko abantu bimuye umwami wacu Yesu Kristo mu mitima yacu nta mahoro bagira. Kuba barimuye umwami wacu Yesu Kristo bibagiraho ingaruka, kuko impamvu uwari warihanye ubusambanyi, uwari warihanye ubujura, uwari warihanye ubusinzi, iyo yimuye umwami wacu Yesu Kristo, ibyo yari yararetse arongera akabisubiramo. Murumva ko biteye agahinda. Niyo mpamvu Pawulo yandikiye aba Bagalatiya arababwira ati, ndatangazwa nuko mwimuye umwami wacu Yesu Kristo, mwimuye amagambo yari yaramaze kubageraho. Uwiteka adufashe kandi atwiteho. Natwe rero biradusaba ngo umukristo wese aharanire kutimura umwami wacu Yesu Kristo. Kandi bigaragara ngo umuntu ukomeje ijambo ry'Imana, agakomeza gukomeza umwami wacu Yesu Kristo mu mutima we, ejo hazaza he azagira amahoro. Kandi naho yaba mu ntambara, naho yaba haba ibibazo, kuko akomeje umwami wacu Yesu Kristo mu mutima we, imbere ye ni heza, afite amahoro asendereye nk'uruzi. Uwiteka atugirire neza. Haleluya. Nizera ko abankurikiye mu nyumva, ndagira ngo rero dusenga Imana idushoboze gukomera ku mwami wacu Yesu Kristo, tutamera nk'aba Bagalatiya bamenye Yesu Kristo ariko igihe cyagera bakamwimura. Nuko rero umurongo wa 4 ngo ya mibabaro myinshi mwayibabarijwe ubusa, niba yari iy'ubusa koko. Iri jambo riri kutwereka ko hari ibintu byinshi muri uru rugendo twatangiye usanga twaratandukanye nabyo, twatandukanye n'ibibi, turabireka. Uru rugendo rero turimo biradusaba ngo turukomeze. Iyo ucitse intege ukaruvamo, bigaragara ko imibabaro wababaye uri muri uru rugendo, ibyo wagiye ukora byose, uburyo wagiye witanga mu murimo mu buryo butandukanye, waba umuririmbyi, waba umukristo, waba ufite inshingano runaka, iyo igihe kigeze ukimura umwami wacu Yesu Kristo, bigaragara ko ibyo waruhiye, ibyo wakoze byose biba bipfuye ubusa. Uwiteka adufashe. Nuko rero hari abatubanjirije b'Abisirayeli bari mu gihugu cya Egiputa, igihe cyarageze Uwiteka Imana Nyiringabo biba ngombwa ko atuma Mose kugira ngo akure ubwoko bwe bw'Abisirayeli mu gihugu cya Egiputa. Ariko bageze mu butayu, nuko baza gucumura ku Uwiteka, bigaragara ngo ntibamenye ukuboko k'Uwiteka ko bakuye mu gihugu cya Egiputa, ntibamenye iyo mibabaro yose, uburyo bagiye mu butayu, Uwiteka akabambutsa inyanja itukura, nuko akabageza mu butayu aho abarindiye. Nuko igihe kimwe baza gukora n'ibyangwa n'Uwiteka, bigaragara ngo bari bimuye Uwiteka. Nuko iyo dusomye mu Kuva ibice 32 tugasoma umurongo wa 5 ndetse tugasoma n'uwa 6 n'uwa 7, haranditse ngo Aroni abibonye yubaka igicaniro imbere yacyo,
avuga ijwi rirenga ati, ejo hazaba umunsi mukuru w'Uwiteka. Bukeye bazinduka kare, batamba ibitambo byoswa, bazana ibitambo by'uko bari amahoro, abantu bicazwa no kurya no kunywa, bahagurutswa no gukina. Uwiteka abwira Mose ati, manuka ugende, kuko ubwoko bwanjye wakuye mu gihugu cya Egiputa bwiyononye. Bigaragara ngo ahangaha Abisiraheli ntago bamenye ukuboko k'Uwiteka gukomeye kwabakuye mu gihugu cya Egiputa. Nuko igihe kigeze, Mose ubwo yaragiye ku musozi, nuko babonye atinzeyo, babwira Aroni acurira Abisiraheli ikigirwamana cy'ikimasa mu izahabu. Bisaba ngo bari bimuye Uwiteka kuko batari bamenye ukuboko k'Uwiteka ko gukomeye. Igihe kigeze rero, icyo kicurano cyangwa icyo kibumbano cy'icyo kimasa, nuko baragisenga, barakiramya. Nuko Uwiteka abibonye, bituma abwira Aroni, abibonye ngo bituma yubaka icyo gicaniro, ngo imbere yacyo ngo avuga ijwi rirenga ati, ejo hazaba umunsi mukuru w'Uwiteka. Nuko nyamara ntago byari ibyiza bari bagiye gukora, nuko barya imbere y'icyo kimasa, barakiramya. Nuko bituma Uwiteka abarakarira. Uwiteka abwira Mose kuri umurongo wa 7 ati, Uwiteka abwira Mose ati, manuka ugende, kuko ubwoko bwanjye wakuye mu gihugu cya Egiputa bwiyononye. Bakristo bavandimwe, ndagira ngo tumenye ko Imana yatugiriye neza, idukura mu byaha natwe twari turimo. Bidusaba ngo natwe ntabwo tugomba kwimura Uwiteka. Imana yacu itugirire neza. Ndagira ngo rero tumenye ko iyo twimuye Uwiteka duhura n'ingorane. Abisiraheli bamaze gukora iki kizira, byatumye Uwiteka abarakarira. Nuko bituma muri bo abenshi Uwiteka atuma umukozi we Mose, nuko arababwira ati, aba bantu biyononye kandi bagomba guhanwa. Ibyo bituma rero ngo hagati yabo muri bo ngo baricana, abarenga 3,000 baraharwa. Wumva ko ingaruka z'icyaha bari bakoze cyo kwimura Uwiteka, bakaramya ikigirwamana, kandi bazi ko Imana yabakuje ukuboko gukomeye mu gihugu cya Egiputa. Bituma rero Uwiteka abarakarira, kuko batari bamenye gukomera k'Uwiteka. Uwiteka atugirire neza. Ndasaba ngo rero tugere ku musozo w'iri jambo ry'Imana twumvise. Ndagira ngo mbasabe bakristo mu nyumva, mu bice bitandukanye, mu matorero atandukanye muri iki gihugu cyacu cy'u Rwanda, dufite abakristo benshi. Natwe biradusaba ko aho uri hose usenga Imana, kugira ngo Imana igufashe were kuzimura umwami wacu Yesu Kristo wamaze kumenya akaba ari muri wowe. Kuko abamwimuye bagize ingorane, bahura n'ibibazo bitandukanye, basubira mu businzi nk'uko namaze kubivuga, bakarya mu busambanyi, bakajya mu bujura. Kandi iyo dukomeje umwami wacu Yesu Kristo mu mitima yacu, bituma tugira amahoro. Kandi uwo mwami wacu Yesu Kristo tumukomeje mu mitima yacu, igihugu cyacu cyagira amahoro, itorero ryacu ryagira amahoro. Ibyo rero ndabifuriza ko mukomeza umwami wacu Yesu Kristo, kugira ngo igihe nikigera tuzahabwe n'ubugingo buhoraho. Uwiteka atugirire neza. Murakoze. Kandi Imana bamucisha ku ijambo ryiza mutuganirije. Ariko mbere y'uko musoza, hari ibibazo bike nifuje kubabaza. Hari wenda n'udukurikiye, hari ikibazo yaba yibajije. Dukurikije amagambo ya mbere mwasomye, Paulo ko yayavuze, yakoresheje ijambo ko Abagalatiya bimuye Imana. Iryo jambo rikumvikana nk'irinyabutware, cyangwa se ari igikorwa cyo kwambura Imana ubutware yari ifite muri wowe. Yego. Ni ibintu bwoko ki ese kwimura Imana no kubwira Imana ngo ndakwirukanye mvira mu buzima, cyangwa se dushobora kuyirukana
mu magambo mu bikorwa ni gute umuntu yimura Imana. Donc urumva ni umwami wari wimenye none uramwimuye cyangwa uramwimuye uko ibyo wakora kose, yaba ari kudeplacer, yaba ari no kudesigninga, sinzi ko nabivuga mu Kinyarwanda, nyine kwambura umwami ubwami ubutware. Ndumva ari ko ndi kuryumva iryo jambo. Ni gute abakristo bashobora kubikora ku mwami wabo? Kwimura umwami wacu Yesu Kristo nk'uko ijambo ry'Imana tumaze kuryumva, ni umukristo wari waramaze kumenya ijambo ry'Imana. Ni umukristo wari waramaze kugira ibibi, wari waramaze gutandukana n'ibibi. Iyo uwo mukristo amaze gutandukana n'ibibi, hari urundi rugendo abatangiye. Iyo bigeze hagati rero urwo rugendo yari arimo atangiye, akaza kugira intege nkeya cyangwa akaza kugira izindi ntambara zigera kuri uwo mukristo, kuko muri uru rugendo turuhuriramo n'intambara zitandukanye. Hari abakristo rero baza kugira intege nkeya, noneho kuko uru rugendo turimo rudasanzwe, turuhuriramo n'ibintu bitandukanye, igihe cyagera agasubira inyuma. Uwari wararetse inzoga agasubira mu nzoga, wari wararetse ubusambanyi akabusubiramo. Icyo gihe aba yimuye wa mwami wacu Yesu Kristo wari waramaze kugera muri we. Ni ukuvuga ko dushobora kwimura Imana atari uko tuyitutse, kuko hari igihe umuntu avuga ati njye wenda akarema umutwe urwanya ubutegetsi. Akavuga ati ubwo nubwo buryo mpisemo kurwanya ubutegetsi. Ni ukuvuga ngo ni ubutegetsi bw'Imana mu mitima yacu dushobora kuburwanyisha ibikorwa, atari uko tuvuze ahubwo Yesu ndakwanze. Ni ibikorwa umuntu yakoze nibyo bishobora gutuma wimura Imana. Ibikorwa bibi. Hanyuma se ko hari akantu nasomye mu gitabo cy'umugenzi gahora gatuma ntekereza cyane. Apolo ari kurwana na mukristo, yaramubajije atari ko hari umwami wabona ingabo yimucika gutya akicarira gusa ntahaguruke. Bibaho ko Imana yabona bari kuyimura ikicara gutyo akabyihorera igahagarara gusa ntirwane? Yo nayo ntiyicara gusa. Niyo mpamvu tujya tukabona hari abakozi b'Imana batambutse mu buryo butandukanye, bagenda batambutse ijambo ry'Imana mu buryo butandukanye, ryo guhumuriza abakristo, ryo guhumuriza nabo ngabo bayobye, kugira ngo babe bagaruka mu nzira. Ntabwo rero Imana iceceka, ntabwo yo irwana nk'uko twebwe turwana, ikoresha abakozi bayo. Muri ubwo buryo niba numvishe neza, nawe uri intumwa yaje kurwanira ubwami bw'Imana buri kunyagwa umuntu dukurikiye. Ni muri ubwo buryo nanjye niyo ntego nanjye ndimo nifuza ko abantu bimuye umwami wacu Yesu Kristo bagaruka mu nzira, kuko kuba baramwimuye ni igihombo bafite. Nta mahoro y'umuntu wimuye umwami wacu Yesu Kristo, nta mahoro agira. Ariko iyo tuvuze amahoro, hari abantu bakubwira bati kugira ngo mbone agatotsi, ni uko mba nanyweye nujuje, yaba nywa bimwe yaba nywa ibindi. Hari umuntu ukubwira ko yahuye n'intambara mu itorero, abakamushyigikiye mu murimo akaba ari we bamurwanya, agahitamo kubahunga. Wowe bigenda gute? Ese ubwo nawe yimuye Imana biragenda gute? Uwo nawe aba yimuye Imana. Ni ukuvuga ngo aba yimitse ibindi bigirwamana, cyangwa aba yimitse izindi mana. Nk'uko namaze kubivuga mu ijambo twamaze kumva, hari abantu bagenda batambutsa ubutumwa n'iki gihe budahuye n'inyigisho twamaze kumva. Aribyo Paulo yavuze ngo si ubutumwa ahubwo ni ikindi, ni ibindi. Ubwo rero abo ngabo ntabwo kunywa inzoga, umuntu wanyweye inzoga akumva ngo niho asinzira, iyo ni iyindi myumvire y'umwanzi Sekibi wamaze kumugeramo, watumye yimura Imana. Tukiri kuri icyo jambo, kuko urumva Paulo yavuze ngo
mwakurikije ubundi butumwa ariko ikaba ngo si ubundi butumwa ahubwo ni ikindi ngo ni ikintu kibi rwose. Bitumye nibaza ngo hari abantu bavuga ko bidashoboka ko niba warakiriye Yesu, niba warabaye umwana w'Imana byararangiye, ibyaha wakora byose ntibya, kandi waratubwira ko ibyaha wakora byakwimura Yesu, kandi atakikubereye umwami n'ubundi nyine uhinduka umwanzi. Yego. Ubwo byo turabihuza gute? Ni ukuvuga ngo niba twaramaze kumenya Kristo, ntabwo bivuze ko tugomba gukora ibyaha. Ngo umuntu wamaze kumenya Kristo ngo ubwo Kristo yaramenye ngo ndakora ibyaha, ngo ndakora ibyaha. Oya, kumenya Kristo biradusaba ko umumenya waramaze no kwihana ibyo byaha. Ntabwo rero umaze kumumenya ugasubira n'ubundi mu byaha, ibyo ngibyo ntacyo byakumarira. Icy'ingenzi ni ukumenya Kristo, wamara kumumenya tugakomeza inzira turangira, kandi inzira turangira niyo ngiyo tugomba gucamo, kuko ari inzira izaduhesha ubugingo buhoraho. Umukristo rero wamaze kumenya Kristo yarangiza agasubira mu byaha ngo namaze kubatizwa, namaze kumenya Yesu, agasubira mu byaha, uwo nguwo arishuka, aribeshya, nta bugingo buhoraho azabona. Tuyahuje n'amagambo mwasomye, Abisirayeli bamaze kurema ikigirwamana, uyu muntu ashaka kutubwira ati ariko njyewe nta kigirwamana kindi mfite. Yego. Ariko nkurikije n'ibintu musomye, uzi ko bari abantu ashaka kuba bararemye ya mana batagamije kugomera Imana, kuko bese bateje tuzakora umunsi mukuru w'Uwiteka, kandi n'ikigirwamana ba uyu munsi se ubw'umukristo ko nta hantu ndabona umukristo arema ikigirwamana icyo ari cyo cyose ngo akikubita imbere agisenge. Uyu munsi bwa abakristo twagira ibigirwamana gute? Ibigirwamana usanga muri iki gihe abakristo bimika, ibigirwamana ubundi twabigereranya n'ibyaha bitandukanye. Burya iyo twakunze kuvuga ku banywi b'inzoga, iyo umuntu abaye umukristo akareka inzoga, bigaragara ngo yamaze kwihana inzoga, ariko ejo akongera akajya kunywa ya nzoga, ubwo ya nzoga mubera ikigirwamana, kuko kuyihana byamunaniye, byamubera ikigirwamana. Umuntu wihanye ubusambanyi, iyo abusubiyemo burya buba bwamubereye ikigirwamana. Hari umuntu ushobora kwihana ubusambanyi uyu munsi akabwihana, ejo akongera akabusubiramo, bigaragara ngo byamunaniye, n'ejo bundi akongera akabusubiramo, bigaragara ngo byamunaniye. Ubwo busambanyi bwamubereye ikigirwamana. Bigaragara ngo ibigirwamana ni ikintu cyagize umuntu imbata. Ikintu cyose cyagize umuntu imbata kiba cyamubereye ikigirwamana. Twakora iki kugira ngo umuntu ave muri ubwo bubata? Na cyane ko aba bantu baremye ikigirwamana kuko bari babuze Mose wayoboraga ku Mana. Uyu munsi twe twakora iki kugira ngo tutisanga mu mutego nk'uyu wo gushaka ikigirwamana? Kuko babwiye Aroni bati Mose watuvanye mu Egiputa twamubuze, turemera Imana n'ubundi tujyane iyo tugiye. Yego. Bivuze ko umuntu ashobora kubaho mu buzima wakiremera Imana ariko akayiha ubushobozi bw'Imana rurema. Sinzi niba iki wenda mvuze cyumvikana gutya, ku buryo nshobora kumva ko Imana itari bundinde, ahubwo ndi burindwe na mama na papa, ubwinshi bw'amafaranga nzagira, ubwenge nzagira nabwo bushobora kundinda, aho kugira ngo mbe mu burinzi bw'Imana. Hanyuma tubeho turi abakene, nta kintu na kimwe kiturinze kugira ngo tutagira ibigirwamana. Numva umurinzi arahari. Yego. Umurinzi arahari, ni umwami wacu Yesu Kristo. Bidusaba ngo kugira ngo tutimika ibindi bigirwamana, cyangwa hakagira nk'uko bivuze, hari abashobora kurema ibintu bitandukanye. Uyu munsi nta bikiriho, twagiye tubyumva mu batubanjirije, yenda no mu yandi mahanga twumva ko hari abagikora ibyo bishushanyo, ibyo bigirwamana bakabisenga. Ariko uyu munsi
ibyo bigirwamana ntago byayobora umuntu, ntaho byatugeza. Ahubwo Yesu Kristo niwe tugomba kwishingikirizaho, niwe tugomba kwimika mu mitima yacu kugira ngo dukomeze n'ijambo rye ribe mu mitima yacu, kugira ngo tutazamwimura nk'uko twamaze kubyumva mu ijambo ry'Imana, bigatuma ejo hazaza tugira ingaruka. Pawulo tugarutse inyuma yavuze ngo nihagira ubigisha ukundi ubundi butumwa butandukanye n'ubwo mwumvishe mbere, avumwe, yaba se ari mu bantu cyangwa ari marayika, nawe avumwe. Ko dufite n'abantu bigisha izo nyigisho, udukurikiye arasabwa gukora iki? Udukurikiye muri uyu mwanya w'ijambo ry'Imana tumaze kumva, biradusaba ko ashishoza, kuko muri iyi minsi nk'uko iri jambo nakunze kuritsikambaho, abigisha bameze batyo muri iki gihe cyacu nabo barahari. Biradusaba ko rero umukristo wese unyumva, birasaba ko abigisha muri iki gihe nabo bafite inyigisho zitandukanye, bidusaba ngo natwe ubwacu tugenzure izo nyigisho, kandi inyigisho zije zidahuye n'ibyo twumvise, zidahuye n'ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwageze muri twe, izo nyigisho tuzamagane. Turazamagana gute ko uyu munsi, reka mvugire abakristo bari mu Rwanda, yego, ko ariho niho mbasha kugera, yego, abantu benshi barimo baraza tubwira ngo bavuye kwiga amashuri y'ibijyanye n'iyobokamana, yego, kandi buri dini riri mu Rwanda rigira imyizerere yaryo ishingiye kuri Bibiliya, ariko idahura n'iy'abandi, yego, ku buryo uyu munsi umukristo, ni nabyo hari Pawulo avuga ngo mudateraganwa n'imiraba y'imyigishirize cyangwa n'imiyaga y'imyigishirize itandukanye. Uyu munsi umuntu arashana akavuga ati ariko njyewe nahishuriwe, uyu munsi ati njyewe nahishuriwe, ati uyu munsi hari umuvuga utumwe usize amavuta, hari ufite ibiganza bishyushye, amagambo asa gutya agaragaza ko sinzi n'ubufana, yego, n'ubufana. Umukristo we uri kumva ibi bintu, kuko uyu muntu wimuye Imana Pawulo avuze abitewe n'izindi nyigisho, yego, hari inyigisho zizera mu ariko burya biya bintu wongiyeho bino, cyangwa se ukuyemo bino, yego, ibi bintu birakugora. Bundi agakiza kaba mu mutima, agakiza n'ibanga ry'Imana n'umuntu, yego. Umukristo ari buhagarare gute? Umuntu arakora ati njye ariko nanabyize, araguha imirongo myinshi muri Bibiliya, ayisobanura mu buryo bishaka, ejo usange ibintu wari wararetse wabisubijwemo, noneho ubisubizwamo wumva ari ukijijwaho. Iyi minsi nk'uko nabivuze biriho, umukristo icyo agomba kwirinda, izo nyigisho zitandukanye. Uyu munsi umukristo ashobora gusengera ahantu runaka, muri uko gusengera ahantu runaka hatandukanye niho usanga n'izo nyigisho zavuye, zishobora gutuma umukristo yimura Imana. Muri izo nyigisho zitandukanye ziriho, umuntu ashobora gusengera ahantu runaka, kuko muri iki gihe cy'iki cyorezo cya COVID abantu bagiye bagenda basengera ahantu hatandukanye bitewe n'insengero zifunze. Ibyo byagiye bituma haboneka inyigisho zitandukanye, ugasanga uyu munsi ageze mu cyumba runaka, ageze ahantu runaka ari gusengera, hadutse umwigisha arahagurutse arigishije, aravuze ati habonetse ubuhanuzi, ati wowe ugiye kubona ibi, wowe ugiye kuba iki, wowe rwose ejo hawe ni heza hameze neza. Hari n'abagiye bahabwa inyigisho zitandukanye ko batagomba gusubira mu rusengero. Urumva umuntu uyu munsi niba insengero zifunguye, Imana ikaba yaratugiriye neza igaca akayira, insengero zigafungurwa, ariko uyu munsi akaba ari guhabwa ubutumwa ngo weri kongera gusubira mu rusengero. Izo ni inyigisho ipfuye. Bisaba ngo rero
umukristo izo nyigisho zimeze zityo agomba kuzirinda. Hanyuma tugaruke kuri iri jambo bakoze ibirori, mwasomye bakoze ibirori ngo bararya baranywa baranezerwa bahagurutswa no gukina. Hari ijambo ryakoreshejwe hariya hantu, iryo jambo ryitwa gukina, mu by'ukuri bo bakoresheje gusambana. Ntabwo ari gukina nko gufata football, ahubwo abaheburayo mu ijambo ry'abaheburayo ryo bakoresheje kiriya gihe, bakoresheje ngo bahagurutswa no gusambana. Yego, bivuze ngo byabaye pati, byabaye ikirori gikomeye mu gihe Mose agiye guhabwa amategeko asanga byadogereye. Nibyo bakoze amabi ameze gutyo, ndetse cyakuruye umujinya w'Imana, kugira ngo rero uriya mujinya uhoshwe. Ndihuse nsomye ibindi bice biri inyuma aho ngaho, ariko kandi nabyo bifatanye n'aho hantu. Nuko byasabye ko buri muntu yica mugenzi we. Niko byagenze, baricana hagati yabo kugira ngo bihoshe umujinya w'Imana. Uyu munsi umukristo ufite umuntu umwigisha bene izo nyigisho, yego, nawe aramwica. Ndabizi neza amategeko y'u Rwanda ntiyemera kwica, nako ku isi hose nta muturage wemerewe kwica undi, ariko mu buryo bw'umwuka hari ukuntu twakwicana, tukicana abandi. Yesu, reka nkoresha ijambo Yesu yakorera aba ngo urugingo rwawe n'ugucumuza uzarukate urute. Cyiza nuko wajya mu ijuru ufite akaboko kamwe kuzagiye muno yafite yombi. Ubwo niwo mwanzuro dukwiye gufata nk'abakristo. Oya, ntabwo ari umwanzuro nk'abakristo tugomba gufata. Ntabwo natwe twakwicana hagati yacu, kuko amaraso ya Yesu Kristo yaratubohoye. Amaraso ya Yesu Kristo bisaba ngo uwo mukristo wamaze konona, ingeso ze wamaze kuzonona, birasaba ngo abakozi b'Imana batandukanye habeho kumugenderera, habeho kumusura, kumwereka ko umurongo arimo atari mwiza, agomba kuvamo. Izo nyigisho zatuma yimura umwami wacu Yesu Kristo akazireka. Hari umuntu udukurikiye utari mu Rwanda, yego, uri mu gihugu kitabamo Kristo, yego, n'ubu uribamo ntibweruye, ntibwemewe kwa, yego, naba abakozi b'Imana ntabari bubone, yego, ntari bunakubone nawe, yego, arabigira ate? Uwo uri mu mahanga, uri mu mahanga ni ukuvuga ngo abakristo dufite umutwaro wo gusengera abo bagenzi bacu bari mu mahanga batarakamenya Kristo, kugira ngo nawe bazamumenye. Yego, murakoze. Ariko nanone hari ikibazo ntari busige. Hari abantu bakomerekeye mu itorero. Yego, mu Rwanda dufite amatorero menshi atandukanye, wenda ntarigiye kupointa ngo mvuge ngiri niri. Yego, ariko akavuga ngo uwankomerekeje, uwo mu ndangira kujyaho ni nawe wankomerekeje. Yego, yakomerekeje muri korari, yakomerekeye mu itorero muri rusange, akomerekezwa n'abantu n'abandi. Uyu we araza kuganahe? Ese ahita ava muri iryo torero yigire mu rindi, ashaka irindi niba ngo rero mwamore simbizi, waraza kubigenza gute? Ese ntagaraba yimuye Imana, biraza kugenda gute? Uwo nguwo rero, uwo mukristo umeze atyo, uba warakomerekejwe n'umukristo mugenzi we, ntabwo umuti ari ukuva muri iryo torero, iryo yaba asengeramo iryo ari ryo ryose. Ntabwo umuti ari ukurivamo, kuko iyi nzira turimo igana mu gihugu cyo mu ijuru. Ntabwo nzajyanwaho na mugenzi wanjye, ahubwo ku giti cyanjye ibyo nzakora nibyo bizatuma mpabwa ubugingo buhoraho, nibyo bizatuma njya muri iryo juru. Bisaba ngo rero umuti ntabwo ari ukuva muri iryo torero,
ahubwo umuti ni ukuguma muri iryo torero agasenga Imana, kuko naho yava muri iryo torero ngo yenda ngo agiye mu rindi ngo aho yakome kugira ngo yenda uko kuba yarakomeretse biveho akiri bikomere abona haruhukira, ashobora naho kugira muri iryo rindi torero agiyemo, ahubwo agasanga naho birushijeho abonye abandi bamukomeretsa. Ntabwo uwo mukristo yazajya ahora muri ibyo bintu bimeze gutyo, muri urwo rugendo rumeze gutyo, ahubwo umukristo wese aho ari mu matorero atandukanye birasaba ngo ashikame aho ari, naho yahahurira n'umukristo watuma acika intege, wamukomeretsa, agomba kubyihanganira, kuko mu ngamba zimwe n'umwanzi Satani afite harimo ko n'umukristo mugenzi wawe yagukomeretsa kugira ngo wimure wa mwami Kristo wageze muri wowe. Iyo ntego Shitani nayo yarayifite. Murakoze. Hanyuma Pawulo ubutumwa bwiza babwirije mu Bagalatiya yarabuze, we ubwa bwemera, n'abandi bahazaga benshi batandukanye. Ariko uyu munsi dufite abavuga butumwa benshi bubwabo batemerana. Ntabwo inyigisho z'umuvuga butumwa muri ADPR zihura n'iz'umuvuga butumwa mu Adventiste. Ntabwo zihura n'iz'umukristo wo muri Katolike. Donc bagenda bagira utuntu batandukaniraho tumwe. Ukuri aba bakristo bakwiriye guhagararamo, ubutumwa bwiza dukwiriye kubwira abantu, kuko akenshi iyo urebye icyo amatorero yandi, amatorero mu isi dufite agenda apfa ibintu bisa nk'imihango y'amatorero ahubwo. Yesu bavuga n'umwe, Bibiliya dukoresha n'imwe. Umukristo wari buhagarare rwose avuga ati ibi nibwo butumwa bwiza nkwiriye kumenya, ubu nibwo bwatumye Yesu yima muri njyewe, hanyuma guca ku ruhande niko kumwimura. Naho ngaho nifuzaga ko wenda twasoreza twavuga ngo ubutumwa bwiza bwakwimitsemo Yesu bwari ubu, ariko ubwo butumwa bundi uri kugenda wakira uyu munsi ni ikindi, si ubutumwa bwiza. Umukristo turaza kumubwira ko akwiye gukora iki? Umukristo nk'uko tubivuze, ubivuze neza, umukristo muri ADPR, umukristo mu Bakatolike, mu matorero atandukanye cyangwa mu madini atandukanye, umukristo uyu munsi ntago twavuga ngo aha n'aha ngo niho ngo umuntu ngo itorero runaka cyangwa idini runaka ngo niho ari gusengera ngo ubutumwa bwiza bukaba bwarageze muri we neza. Umukristo wese wamenye Kristo, itorero yaba arimo ryose, abo mu Katolike, abo mu Budivantiste, abo mu ADPR, abo mu Anglikani, umukristo wese ahari icyo asabwa nuko akora ibyo gukiranuka, nuko ijambo rya Kristo ryatewe muri we, ryageze muri we, asenga Imana kugira ngo arikomeze. Dukurikije iminsi y'imperuka turimo, hataza kugira izindi nyigisho zitandukanye n'ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwamaze kugera muri we, kugira ngo ataza kubwimura nk'uko iri torero ry'Abagalatiya ryabigenje. Murakoze. Nagira ngo n'ubundi dusubire inyuma gato ku murongo wa 4. Yavuze ngo, cyangwa reka dusome gatatu kugira ngo byumvikane: ubuntu bube muri mwe n'amahoro biva ku Mana Data wa twese no ku Mwami wacu Yesu Kristo, witangiye ibyaha byacu ngo aturokore iki gihe kibi cya none. Ubutumwa bwiza nk'uko musoje mubivuga ni Kristo Yesu. Ntabwo ubutumwa bwiza ari amazu menshi, amafaranga, ntabwo ubutumwa bwiza ari amasezerano tugenda duhabwa mu buryo bumwe n'ubundi, n'imihango runaka
abanyamadini bashaka gukorera ku muntu. Yego yego wowe udukurikiye Paulo abwiye Timoteyo ngo abantu bajye bacunga neza kuko amayoberane menshi bamugomba gukora mu ishuri yo kwera. Ariko akomeza avuga ngo umurwanye ibintu byose by'imuri Imana muri mwe. Yego mwene data nkuko umuvuga butumwa Imana dutumye uyu munsi kugira ngo ikugarure wowe uri kuyoba, wowe uri kwimura Imana. Reba ibintu byose biri gutera Kristo kwimurwa muri wowe, umushyira ku ruhande cyangwa se umuta, kuko agutaye wowe nta waguhoza. Nibyo. Murakoze. Nagira ngo niba hari irindi jambo riri ku mutima naryo muri tubwirana no mugaruka mu dusengera dusoza. Murakoze. No namwe murakoze cyane. Nanjye nshoje mbashimira kubwira ijambo ry'Imana. Imana ashimye ko tuganiraho uyu munsi. Mu gusoza rero numva nasoza dusenga Imana. Kibi rero natwe turimo abakristo dusoza dusenga Imana. Azahabwe umva rero nasoza dusenga Imana kugira ngo ijambo ry'Imana rigire imbaraga mu mitima y'abakristo benshi baryumvise, ari abacitse intege, ari abasubiye inyuma. Iri jambo washimye ko ritambuka hirya no hino muri iki gihugu cyacu cy'u Rwanda. Mwami Imana, abakristo benshi baheze mu rungabangabo, abakristo benshi bumviye andi majwi atandukanye n'ijambo rya Kristo ryamaze guterwa muri bo. Nuko rero Mwami wacu Yesu Kristo, turasenze kugira ngo Mwami abo basubiye inyuma bagacika intege bagarurwe n'ijambo ryawe. Ndaguhora ku ngoma rero, nizeye ko abanyumvise iri jambo rizagira umumaro hirya no hino, uko senze bisaba mu izina rya Yesu Kristo.